Regio Maria. Igitabo gisobanura Regio ya Maria. Umutwe wa 33. Inshingano zibanze z'abaregio. Gukomeza. Kutavuga menshi ni ikintu kigomba gutsindagirwa. Abaregio babujijwe kurondogora no kumena ibanga. Abaregio babujijwe kurondogora cyangwa kumena ibanga kubyerekeye ibyo bumvise byose mu nama cyangwa bumvanya abo bagiye gusura. Baramenye ko baramutse babavuyemo bakabakwiza muri rubanda ari ukugambanira regio. Ibyo ariko bafite uruhushya rwo kubivuga igihe basohoza ubutumwa muri presidium. Naho ubundi bagomba kugira ibanga. Iyi ngingo yavuzweho mu mutwe wa 19 ingingo yawe ya 20 nama n'umuregio. Urakomeza icyo waragijwe. Ibaruwa ya mbere mutagatifu Paulo yandikiye Timoteyo umutwe wa 6 umurongo wa 20. Buri muregio yagombye kugira ikaye yandikamo. Muri iyo kayi hazajya handikwamo za raporo ngufi z'ibyo umuregio yakoze. Umurimo ukwiye kujya ukorwa ku buryo bufite gahunda. Bityo umuntu ntazibagirwa ibibazo byakemuwe n'ibizaba bitarangiye. Atari iyo kayifashisha ntiyabasha gukora raporo ikwiye. Ibyo bizamuha kugira akamenyero keza ko gukora ibintu ku buryo buboneye. Iyo gihamya ifatika igaragaza kubibanga ry'uwa iyo gihamya ifatika igaragaza umurimo wakozwe izagira akamaro kanini mu kongera kwikomeza mu butwari. Aho gutsindwa gusa no guhindura impfabusa ibyagezweho byose mu gihe gishize. Bene izo nyandiko zigomba kubibanga ry'uwazanditse azandika ku buryo ari we wenyine ubasha gufindura ibyo yanditse ku buryo hagize abandi bazigwaho batari abaregio maze bakagira amatsiko yo kuzisoma batabasha gusobanukirwa ibikubiyemo. Ni ngombwa kwirinda kugira ikintu icyo ari cyo cyose umuntu yandikaho uwo bagendereye ahibereye. Byose bikorwe neza nk'uko bikwiye. Ibaruwa ya mbere ya mutagatifu Paulo intumwa yandikiye abanyakorinto umutwe wa 14 umurongo wa 4. Buri muregio agomba kuvuga Catena Regionis buri munsi. Isengesho ry'injishi. Catena igizwe cyane cyane n'indirimbo yaririmbwe na Bikira Mariya ubwo yasingizaga Imana. Ni isengesho rye rikabe n'indirimbo y'igisingizo cya buri mugoroba kiliziya ikoresha. Ni indirimbo ihebuje ubwiza izindi ndirimbo zose. Mutagatifu Ludovico Maria wa Montfort nk'uko izina rya Catena ribisobanura. Iryo sengesho ni injishi ihuza regio n'ubuzima bwa buri munsi bw'abaregio bose baba basanzwe n'abafasha. Ikaba n'ipfundo rihuza abaregio bose n'umuhire Bikira Mariya. Izina ryayo ubwaryo ritera kwiyumvamo inshingano yo kuyivuga iminsi yose. Icyo gitekerezo cy'injishi igizwe n'amapfundo ku buryo buri mpeke ikenewe kugira ngo injishi yose ibe yuzuye. Kibutsa buri muregio ko agomba kwirinda kumera nk'ipfundo ryapfundutse rikava ku njishi isengesho rya buri munsi rya regio. Abaregio bagize impamvu zitabaturutseho zabateye guhagarika kuba abaregio kimwe n'abavuye muri regio babitewe n'impamvu zidafashije. Bagombye gukomeza icyo gikorwa cyiza cy'ubuyoboke kigaragaza ko isano bahuza na regio itavuyeho kandi bakagikora ubuzima bwabo bwose. Iyunganira na Yezu dushyikiranye mbigira iteka mu izina rya Mariya. Ndetse ubundi tuganira muri we rwose. Kuri nge yifuza kongera kugira ya masaha y'umushyikirano n'ay'urukundo rutavuga y'amarangamutima. Kuri nge yifuza kongera kugira ya masaha y'umushyikirano n'ay'urukundo rutavugwa yamaranaga n'umwana we akunda i Nazareti. Muri nge Mariya na Yezu bazaganira bishimishije. Azamuhobera binyuze umutima. Ari nge abikesha nka kumwe kwa kera i Nazareti. De Jaguer, la vertu de confiance. Imibare y'abaregio. Imibanire y'abaregio. Akenshi abaregio bubahiriza inshingano yo gukundana hagati yabo.
icyakora haba ubwo bibagirwa ko iyo nshingano igomba kujyana no kumenya kwihanganira amakosa agaragara kuri bagenzi babo. Kutubahiriza iyo ngingo bishobora kubuza inama kuronka ingabire no gutuma abarejiyo bamwe bavamo. Ugusobanukirwa n'ibintu uku gusanzwe kuzumvisha ko kudatenguha kw'abarejiyo kutagizwe na gato n'ubwiza cyangwa n'amafuti bya perezida cyangwa ibyawa bya mugenzi uwo ari we wese. Ntibazatungurwe rero no gukurwamo no kutarorwa neza, byaba ibigaragara cyangwa bakeka ko byabaho, kubera kutarora agaciro bafite cyangwa imirimo bakora. Gutonganya n'utundi tugwirira umuntu nk'utwo. Kwiyibagirwa bigomba kuba ishingiro ry'umurimo rusange. Ibyo bibuza abakozi b'ingirakamaro bashobora kubera abandi imbogamizi. Abagaragu ba rejiyo beza ni abazi kwifata kandi bakitanga batizigama, bakamenya umurimo batavunze. Naho uvuga cyangwa ukora ibinyuranyije n'ubugwaneza bwagombye kuranga rejiyo, ubanza yaba yiciye umutsi, wayivusha bikayibera ibyago. Bose bakwiye kwisuzuma rero, kugira ngo batazagira icyo bakora cyatanya abantu aho kubahuza. Iyo bavuga ibyerekeye imibanire y'abarejiyo ni ngombwa kugera no kuri twa tundi bavuga bikinira, nubwo bidakwiye bajya bita udushyari. Nta shyari riba rito, uburozi bwaryo se sibwo gatanyamiryango. Ku bagome bo byababyarira ubusazi bukabije, bwabatera ubwicanyi buteye ubwoba n'ishyano. Ishyari ritera n'abifitiye ubuntu n'abafite imitima itagira ubwandu, byitwaza nyine ibambe n'urukundo byabo. Nta gishengura nko kubona ukuwe ku bandi ukabona bakurusha imigenzo myiza cyangwa ibyabo bibahira. Nta kibabaza nko kubona bagushyize iruhande ngo wimukire abakiri bato. Hari ikibabaza nko kubona urembera abantu b'abagabo bagize ako kababaro kadasohoka, maze bamenyeraho intege nke zabo zitangaje. Urwo se si urwango rumera nk'umunyotwe mu ivu, rwihembera ngo ruzagurumana uwo gutwika. Urwo se si urwango rumera nk'umunyotwe mu ivu, rwihembera ngo ruzagurumana uwo gutwika. Wenda bazashakira amahoro mu kubyiyibagiza, ariko se ayo mahoro akwiye umurejiyo? Umurejiyo agomba kwibanda ku cy'ingenzi. Icyifuzo cye kigomba kuba icyo guhananira gutsinda. Akaganza kamere yashamadutse kandi akaba afite intwaro. Urwo rwanga akaruhindurira mu rukundo rwa gikristu. Ariko si byiza nk'ibyo babigeraho bate? Mu kurangiza imirimo ye binonosoye kuri bagenzi be b'abarejiyo n'abo babana, mu kureba no kugaragaza Yezu muri buri muntu. Najye yigiza igikomere cyose cy'ishyara akirukanisha iki gitekerezo. Uyu muntu ukwisumbura no kujya mbere bye byanteye ipfunwe, nyamara ni ishusho y'umwami wacu Yezu Kristu. Ibitekerezo byanjye bigomba kuba rero ibya Yohani Batisita. Nanjye ndishimye kubera ko nahesheje Yezu ikuzo. Niwe ugomba gukuzwa jye ngaca bugufi. Iyo myumvire y'ibintu isaba ubutungane bugeza no ku butwari. Igihe amaherezo atagira uko asa, iharira Mariya uruhare rwo gusukura umurejiyo we, ngo atarangwaho icyitwa ubwandu bw'ubwirasi, kugira ngo ahashye icyari kuzamubuza kugeza urumuri ku bandi. Ivanjiri ya Yohana umutwe wa mbere umurongo wa 7. Aze ajye gushinga iby'urwo rumuri, kugira ngo bose bemezwe nawe. Bityo amugira intumwa nshya yiyibagirwa, kandi banjirije Nyagasani ngo imutegurire inzira. Ivanjiri ya Mutagatifu Mariko umutwe wa mbere umurongo wa 2. Integuza iteka igomba kwifuza kubererekera uwo yategurizaga. Intumwa izanezerwa iteka no kubona abamukikije bajya mbere. Ntabwo iteze guhangayikishwa nuko
bayishyikirije cyangwa bayitambutse. Uwifuza kundadindiraho kujya mbere ngo atamurusha yaba agikwiye kwitwa intumwa. Ubutindi nk'ubwo bwakwerekana ko ari ukwihitamo, ahubwo intumwa yishakira umwanya wa nyuma. Ikiruseho ni uko ubutumwa nyakuri butabangikana n'ishyari.